Muraho murakoma amashyo ikaze ku mateka nyarwanda. Nanjye nkaba Rwigaba rwa Nkwakuzi, urubanza rw'abazigaba n'abanyiginya. Urubanza rwatinze kurusha izindi mu Rwanda turimo kuvuga hano ni urw'abazigaba bagiye babura n'abanyiginya kugira ngo abahe abana babo ari bo umuryango w'Abacyaba, babandi bajya bavuga ko ari ba Beninka, bendiye ku mugani uvuga ngo Nyarucyaba bakomokaho niwe wadukanye inka mu Rwanda. Ariko nyine ni umugani kuko n'ubundi Nyarucyaba yabayeho n'ubundi inka zihari mu Rwanda. Ubwo kandi abazigaba bakaba bararegaga umwami kandi ari nawe baregera. Ikindi nta nubwo ari urubanza nyarubanza, ahubwo ni urwenya, dore ko n'ingoma y'indamutsa yaramutsaga aricyo cyari ikimenyetso cy'uko umwami atangiye kwakira abantu. Yagombaga guca urubanza byanze bikunze, rwaba rutanahari bakaruhimba. Uru narwo ruri muri urwo rwego. Nk'uko twabibonye, umuryango w'Abacyaba ari nawo rusuka nabe babarirwamo, bavuga ko ari umuryango ukomeye kuko kuva kera bagiye babonekamo abatunzi bakomeye. Ikindi bavuga ngo ni uko ari umuryango wororotse kuruta iyindi miryango y'Abanyagihanga. Bakavuga ko Abacyaba bafite imiryango ifite inzu zirenga 300, abasuka bakaba inzu imwe muri zo. Ku ngoma ya Cyamiho ngo bamwe muri bo bari bifitiye n'akandi kabanga bihariye ko kuba babamenya, katumaga abami bakunda kubiyegereza kuko banuriraga abami ibyo bavuze bigasohora. Na Rugaju rwa Mutimbo umwe twabonye mbere ngo yari yarahanuriwe na basekuruza ko agiye kuzagira amakuba agatangwa n'ibwami, bayimubwira hakiri kare ngo ahunge, ngo aranga arindiye afatwa akicwa. Abacyaba rero twabonye ko ari umuryango ukomoka kuri Nyarucyaba wa Gihanga, bakanavuga ko yahunze mu rugo rwabo kubera ko yari yafomoje inda mukase Nyirampirangwe arengera nyina Nyamususa wariho urwana na mukeba we Nyirampirangwe, bapfa uruhu rw'impi. Ubwo Nyarucyaba yatabaraga nyina, yafashe igisonga gitera ku nda ya mukase, amufomoza umwana wiswe Gafomo. Nyirarucyaba abonye ishyano akoze, ahunga se Gihanga, ahungaga n'ishyamba, aza kurongorwa na Kazigaba, ariko nyuma aza kuguruka kwa se amwakira neza kuko ngo yari yadukanye amata y'inka n'inka ayavurisha se wari urwaye, bituma amutuma kuzana icyo gisimba cyavuyemo uwo muti ari ayo mata. Ariko aha murumva ko ibyo ari umugani, naho ubundi inka zahozeho na mbere ya Nyirarucyaba. Icyakoze bimwe mu bivugwa muri iyo nkuru byabayeho, uretse ko bometseho imigani y'imihimbano nk'iyo y'imyadukire y'inka n'amata. Nyirarucyaba rero yongera kugaragara, yagaragaye abana na Kazigaba ndetse anamutwitiye inda yaje kubyaramo Rucyaba. Kubera izo mpamvu umwana we Rucyaba akavuga ko ari umuzigaba. Ikiri ukuri muri ibyo ni uko ari Abacyaba bakomoka kuri Nyirarucyaba, bakaba bishwa b'Abanyiginya. Gihanga mu rwego rwo kurengera umukobwa we kugira ngo atazahera imahanga cyangwa se atazabarirwa mu bundi bwoko, yamuhaye umurage mu bana be mu Banyiginya, biza gutuma Abacyaba bitwa ko bakomoka kwa Gihanga ku Banyiginya, kandi ubundi bakagombye kuba babarirwa kuri Kazigaba kuko bakomoka kuri Rucyaba wa Kazigaba. Ubwo bagomba kuba ubwo ari Abazigaba, ariko birangira Gihanga sekuru abihindukije bitwa Abacyaba bakomoka kuri Gihanga, mbese mu Banyiginya. Nuko rero bitwa Abacyaba abishwa Abanyiginya. Dore rero ngo ikintu cyaje gutuma aziririza gushyingiranwa n'Abanyiginya. Ngo umwami Mazimpaka yari afite abagore babiri b'Abacyaba b'indimwe, ari bo Kiranga na Kihunda bene Kagoro. Bakaba bari batuye umwe ku musozi wa Bubazi, undi kuri Mbazi. Hahoze ari muri komine Mugina mu Mayaga. Igihe kimwe umwami w'Ubugesera Nsoro wa gatatu Nyabarega
yahungiye mu Rwanda, igihugu cye cyatewe n'ingabo z'u Burundi. Mazimpaka aramwakira, amutuza Ijenda na Kabugondo ho ku Mayaga. Ariko Mazimpaka akaba yarabuzanyije ko Nsoro azamureba, wenda bitewe n'inzuzi zabyanze. Umunsi umwe Nsoro agambana na bariya abagore ba Mazimpaka bavaga inda imwe ngo bazamushakire ubwihisho ahazashobora kwitegereza ubwiza bw'umugabo wabo umunsi yaje iwabo, dore ko Mazimpaka yarangwaga n'ibintu 5 ari byo: ubusinzi, ubusizi, ubusazi, uburanga buhebuje n'ifuhe rikabije. Byaratinze birashoboka, baramumwereka. Nyuma aho Mazimpaka bimenyeye, ba bagore bombi bicwa bacanirira ku rutare ahitwa i Mashyiga mu Gishubi Rukoma. Mazimpaka ubwo ahibereye yari yarasaze, yishe n'umuhungu we yakundaga cyane witwaga Musingwa ku manywa y'ihangu, agira ngo ni umujura uje kumwiba nijoro. Mazimpaka nibwo ahembye igisigo cy'ubuse kivugira ukuri mu bitwenge, maze ahita aca iteka ko nta mwami nta n'umuntu umukomokaho uzasaba umugeni muri ubwo bwoko bw'abacyaba. Mu by'ukuri abatagomba gushaka mu bacyaba si abanyiginya bose, ahubwo n'abanyiginya bakomoka kuri Mazimpaka. Icyo gisigo yacyise Ngisabahe. Mazimpaka yaribwiraga ati ubuse kandi nzasabaho abageni. Ni nkaho yari agize ati ko twisubiraniyemo se. Ibi yabivuze bitewe n'uko abacyaba bakomoka kuri Nyarucyaba wa Gihanga na Nyamususa, kandi na Mazimpaka akaba ari bakomokaho. Muri icyo gisigo kirimo agahinda kenshi no kumirwa bitewe n'uko abagore be babiri bavukana bari bamugambaniye. Hari aho agera akagira ati naragendeje menya ibintu ibi: umugore ni intati, umukamira impenda, impinduka yaza akaguta mu nganigani. Umugore muterana gukinze ku mutima, wamara guteba agatambuka agashakira imbere iyo, ahubwo naba inshuti ye nkibera ku muganda w'ivure, yajya kwahukana nkamutwara agaseke. Umugore si mfite abiri n'ihene irayagira. Umugore ni ukumenyera imvune imbere y'imbavu. Gihanga rero niwe bavuze ko abana bakomoka kuri Nyarucyaba bazafata izina rya nyina bakaba abacyaba mu cyimbo cyo kwitwa Abazigaba. Ajya gutanga kandi yaraze ubwami bw'umuhanga abana be, Nyirarucyaba aragwa ibijyanye no gukora imirimo yo mu rugo ibwami. Abamukomokaho rero bakaba bari bafite ubwami bw'umuhango, ku buryo iyo umwami mushya yimaga bimikaga uwabo nabo bakazana impengeri mu cyibo akazereza umwami mushya, nawe akamuha inka 2. Ngo abantu bakoraga uwo muhango bari abacyaba b'imfura, ariko bakabikorera kwibutsa ibya kera ngo bitibagirana mu mihango y'ibwami. Umurwa mukuru wabo wabaga mu Buhiza muri za Rukoma, bagasimburana ku mazina y'ubwami ariyo Muzimanganya, Segisabo, Kimezamahembe na Ndarwubatse. Tugarutse rero kuri rwa rubanza rwaboranywe hagati y'Abanyiginya n'Abazigaba, Abazigaba bareze ibwami basaba ko babaha abana babo b'ubwoko bw'abacyaba bakazanwa mu Bazigaba kuko ari ababo. Abanyiginya nabo bavuga ko ari ababo. Urwo rubanza ngo Abazigaba baruheze ubugera 3. Bwa mbere ku ngoma ya kera cyane utamenye neza, ariko bwa kabiri ho hari ku ngoma ya Rwogera. Bararumuzaniye abwira Abazigaba ko Nyirarucyaba atigeze akobwa, niba bashaka guhabwa abana be nibabakwera inka 581. Abazigaba byarabananiye kugeza bongeye kururegera Rudahigwa mu mwaka wa 1956. Urubanza rucavuga ko ibyo Gihanga wahanze inka n'ingoma yategetse ari uko bimeze, nta kundi, ntawe ugomba kubivuguruza. Erega ubwo urubanza ruraciye bidasubirwaho,
abazigaba baratsinzwe bitajuririrwa. N'abasoma ingera ba Ndongozi yari yarigeze kubaza Rudahigwa impamvu bacyaba, dore ko n'ubundi yari umucyaba, impamvu bakomeje kuba inkuri kandi ababyeyi babo aribo bazigaba bahari. Akomeza abwira Rudahigwa ati mwakwemeye inkwano z'abazigaba tukajya iwacu. Rudahigwa nawe ati ndazemera, ariko namwe ndabambura inka mwahaweho 8 maze mujye kwa baso. Barutageragaho bati oya da, bireke ntibikabeho. Ariko aho ngo byarimo n'urwenya bateraga bari kumwe n'umwami. Mu by'ukuri ntawahamye yihanukiriye ko abacyaba bose bariho bakomoka kuri Nyirarucyaba, kuko hariho n'abacyaba mu bihugu duturanye badafite aho bahuriye n'Abanyiginya. Bityo izina Nyirarucyaba abacyaba bose bakaba batarimukomoraho, ahubwo akaba ari urikomora ku bacyaba mu gihe cye. Ni nk'uko Musinga wa Rwabugiri atari we ubyara Abasinga, ahubwo izina rye akaba ari barikomoraho. Nk'ubu mu gihe kiri imbere cyane hashaka imyaka 1000, abantu bashobora kuzajya bavuga ko ubwoko bw'Abasinga bukomoka kuri Musinga wa Rwabugiri, kandi nyamara yaravutse Abasinga bamaze imyaka 1000 n'ibihumbi bariho. Kubera igisa n'icyuho cy'ibisekuruza biva kuri Nyirarucyaba ugera ku musekuruza wa kure w'Abasuka ariwe Kabuguma, bituma ntacyo twahamya niba se wa Kabuguma ari Rucyaba cyangwa niba hagati yabo harimo ibindi bisekuru. Ariko birebeye hafi wakwibeshya ko kuva kuri Nyirarucyaba ugera kuri Kabuguma ari ibisekuruza 7, nk'uko kuva kuri Kabuguma ugera kuri Rusuka ari ibisekuru 7. Yemwe no kuva kuri Rusuka ugera ku bamukomokaho bariho ubu bakuze, muri rusange n'ibisekuruza 7. Bityo ukibeshya ko kuva kuri Nyirarucyaba ugera ku bariho ubu haba harimo ibisekuruza 21. Ariko nanone ku rundi ruhande ukabonamo ibisekuru bitarenga 17. Turagushimira cyane ko dukurikira, tubiha agaciro cyane. Ujye utubwirira n'abandi. Yatekereza ko wamaze gukanda kuri subscribe no kunzogera. Nanone mu gihe wumva wishimiye ibyo dukora, wabigaragaza dukandira kuri like cyangwa se ukagira icyo uvuga muri comment. Ushobora no kutubwira uti muzatubwire no ku mateka ya runaka y'ibunaka cyangwa ibyabereye aha n'aha. Twarikiye gukomeza gukurikira n'ibindi tugenda dushyiraho. Erega n'ubundi ngo utazi yava ntiyamenya n'iyajya.